Muri iyi video tugiye kurera hamwe ko wakora amafaranga online nta gishoro, aho ngiye kukwereka intambwe ku yindi uko bikorwa, aho ushobora gukorera amafaranga mu kureba video, gukina game, gukora survey no gusoma ibitabo, ndetse iyi platform ngiye kukwereka irizewe 100%. Wowe icyo bigusaba no kureba ino video kugeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko bikorwa. Ikintu cya mbere uraza guhita ukora, uraza guhita ureba muri comment na pininze, uhita ureba link irimo nuyikanda uraza guhita wisanga kuri iyo application uri kubona hano. Uraza guhita wisangaho iyi ngiyi, uraza guhita wisangaho yitwa N paid task. Uraza guhita wisanga muri Play Store uyikandeho, uraza guhita uyikanda imeze gutya. Iyi application ndetse irizewe, imaze urikubona kandi amaze kuyikura ni 50,000. none ikintu uraza guhita ukora, wowe uraza guhita ukananditse ngo install, ubanze uyishyiremo. Abantu bagiye bateraho comment bavuze ko ino application ikora neza cyane, uri kubona comment uburyo zibivuga. Guys, nzamba app zizewe 100%. Uraza gutegereza ibanze yinstall muri telefone yawe. Nimara kuyinstall muri telefone yawe, uraza guhita ukanda hano handitse ngo open uyifungure. Uraza guhita ukanda open uyifungure utegereze. Turaza guhita tusanga hano handitse ngo registration. Ubwo sign in ni umuntu ufite account, rero turahita dukanda hano handitse ngo registration kuko na account dusanzwe dufite mu hano niho turaza guhita dukanda. Tutuza tuhakanda hano handitse ngo registration. Nitumara gukanda kuri registration, turaza guhita twisanga hano ameze gutya, ushyiremo email na password yayo. Ariko ibyiza nuko gahita ukanda ngo sign up with Google, bagahita bakwereka email ziri muri telefone yawe, ukaba wahitamo email wifuza gukoresha kuri iyi application. Tuhakanda duhitamo email dufite muri phone, barahita bakuzanira ama email ufite muri phone yawe, bahita uhitamo email wifuza gukoresha. Numara guhitamo email, uraza guhita bakuzana ahantu hameze gutya, ukanda handitse ngo next, bakuzanire hano handitse ngo choose what you love. Naho nubundi nuhagera ikintu ugomba gukora ni guhita ukanda next, ubundi bakuzana handitse ngo track balance and withdraw, naho uraza guhita ukanda next. Tegerezaho gato bibanze bize. Nimara kuza rero, uraza guhita ubona allow and to send you notification, kwemera ko bakwereza notification. Uraza guhita ukanda allow, babyize ukanze allow. None nkuko nayibabwiye, urabona ko ushobora kuba wakina game, gukora video, gukora amasurvey, gusoma ibitabo n'ibindi byinshi bigiye birimo bitewe n'icyo ushaka ushobora gukora. None uri kubona ko amafaranga dufiteho ni amadolari 0.0.0 number point yayandi avamo amafaranga ni 0.0.0. None ikintu turaza guhita dukora, turaza twikandira hano ndetse ngo an, baraza bahita bakubwira ngo iyo ubonye ama point 1000 amangana ni dolari rimwe. None hano uraza guhita ubona n'ubundi bya bindi ko yashobora kuba wareba video, kuba wakina game no kuba wasoma ibitabo n'ibindi bigiye birimo. None uri kubona ko hano bahita bakwereka step hano hejuru z'ukuntu ibintu bikora. Iyi application guys nakuzaniye irizewe 100%. Bahita bakwereka ukuntu ibintu bikorwa bikurikirana. Ukabona ko bakweretse ahambere handitse ngo select method, akabiri handitse ngo start earning, aha gatatu handitse withdraw. Ukuvuga ngo icyo wifuza gukoramo n'icyagukiye kuba watangira kora nk'ama video, noneho ukaba watangira gukora amafaranga. None itagikurikirayo umaze gukora amafaranga ni ukubikuza. None ikintu twebwe turahita dukora, turazana hano turebe handitse referral program. Urabona hano kuri referral program, ahangaha naho ushobora kuba watumira nk'abantu, ukaba watanga link, kandi uko utanze link niko uba uri gukorera, uba uri kwinjiza amafaranga kuri application. Noneho ikintu uri kubona ko hano batubwiye ngo ushobora kuba wakohereza nk'ahantu batanze urugero, gutumira abantu 10 ni 0.5 by'amadolari uba wabona. Uri kubona ko biri na hano. Noneho kuba watumira abantu 25 ubonye idolari rimwe, harimo ibintu byinshi. Uko ugenda utumira abantu niko amafaranga yawe yongera. Kubona ko hano uramutse utumiye abantu 2,000 ni amadolari 40. Ukumva ko ni amafaranga atari make.
nani utumiye abantu 100,000 nawe urumva ni amadolari 2,000 wahabwa. None ikintu tugiye gukora, tugiye kuza hano dukine game cyangwa turebe video, katuze hano dusubira inyuma tuwenda twakora kimwe muri bya bindi dusabwa, turebe ese ibintu bikorwa gute. Turaza dukanda ndetse kuri video, urabona arita bakwereka ngo watch nzima kandi gutya barahita bakuzana. Iyo umaze kureba video n'ubundi bahita bakubwira ngo urebe indi, genda ureba n'izindi video, kugenda ureba n'izindi video niko amafaranga agenda ukina. Uri kubona ko bahita bakohereza point message ngiriya, ugenda ukina uri kubona ko dusiga kureba nk'ama video 2 kugira ngo step ya mbere ibirangiye. Dukora back tumaze kureba za video, uri kubona ko video twagiye tureba nizi twarebye video enye. Uri kubona ko point twari tumaze gukorera na point 108, point akaba yavuyemo 0.11 cy'idolari. Uri kubona ko uko ugenda ukora ibintu byinshi birimo hano bitewe n'icyo wifuza, nuko ni nako amafaranga agenda yiyongera. Uko ushobora kuba waza hano ukavuga ati reka nyine game, nawe ukaba wabasha gukorera amafaranga, cyangwa ukaba wasoma ibitabo, nuko ugasoma ibitabo gusa ugakorera amafaranga. Noneho ugiye kubikuriza muri iyi platform, mu byo ukoresha harimo nka PayPal, harimo nka Binance n'izindi nyinshi zidufasha kuba twabikuza. Guys, muri part 2 nzaza mbereka ese ni gute wabikuza amafaranga wakoreye kuri iyi application. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu ukaba wifuza kuzabona part 2 ndetse no kuzajya ubona video nyinshi nk'izi, ukande subscribe, ufungure inzogera, ukande like, ikindi ushaka ukinyandikira muri comment.